Ladies and gentlemen, put your hands together for Admin. Meze mute? Muri kunyumva? Cyangwa muri kumva microphone? Buriya polisi njya nyikurikira ingamba zayo. Buriya polisi ifite ingamba yo kurwanya urumogi mu Rwanda. Aho sinzi ikintu barurwanyiriza man. Njewe ejo nanyweye ku rumogi. Ese ko musetse? Ejo nanyweye ku rumogi ariko icyanangaje nuko ntacyo nabaye man. Hagati aho mugira umunsi mushya wo kwibohora. Buriya guys, abakobwa ndabona barumbutse. Abaye nk'amasharijeri acaging ahantu haje umuriro. Baya naje gushanga sharijeri na telefone. Buriya iyo umuntu agiye gucaginga biba bimeze nko gutereta umukobwa. Ndababwira muri ubu buryo. Iyo umuntu agiye gutereta hari ukuntu utangira nyine umukobwa yakwigezeho seriye. Ewana umukobwa akakwanga neza tu. Ariko finally hari ukuntu biza kugenda ukabona biciyemo. Na sharijeri rero buri yitamenyeranye na telefone. Hari ukuntu bitangira telefone ewana winjizamo byanga neza ariko finally iba connect sibyo. Okay, ugatangira gutereta noneho ngo tugiye mu rukundo. Tangira gutereta hari umukobwa utereta man ntakwereke emotion number. Ntakwereke mbese ikigero cy'urukundo agukunda. Buriya biba bimeze nka telefone ucaginga ntizikwereke battery percentage. Mujya mwumva n'abantu batugira inama ngo buriya ntuzaryamane n'umukobwa mukundana biba ari ukumufatirana man. Nta mpamvu yo kumuprofita sibyo. Same way ujya kugura telefone bakubwira ngo ntuzayikoresha icaginze. Iyo ikoresheje icaginze bigenda bite? Battery yayirapfa. Iruzinga capacity sibyo. Same way no ku mukobwa aruzinga virginity. Buriya hari ikintu naje kubona. Buriya nujya no gutereta mbanze mbagire n'inama sibyo. Nujya gutereta uzatereta umukobwa umeze nka iPhone. Akobwa ameze nka iPhone ndabemera byatari kuko umukobwa umeze nka iPhone ntago ajarajara mu bahungu. Sibyo? Uzarebe iyo iPhone utaye sharijeri yayo. Urayikeepinga for the time. Wazabona charge ukayigarukaho tu. Simubizi? Mujya mubibona. Nta yindi sharijeri gicaging. Buriya ikintu nabonye icyo kintu cyo gutereta uko ngiye byananiye. Arabantu batereta nyine bagahita bakora mariage vuba. Simujya mubibona. Kabona umuntu umutipa terese nk'amezi 2 ahise akora mariage ako kanya. Hari n'abantu noneho batereta bagatinda kuyikora ukabona nk'umuntu nako ntitumenya nimba natereta. Kabona umuntu amaze nk'imyaka 40 atarashaka man. Buriya nubona ucaginze telefone ukabona hiyanditsemo 2 hours until full. Uzamenye ko abo bantu ni ba papa cyangwa ni ba skaitu. Ariko nucaginga telefone bagahita bakwereka wenda nka 9 hours until full. Uzamenye ngo abo bantu ni ba seburi koko. Uzamenye ngo abo bantu ni ba Bamenya abantu nkabo. Noneho hari telefone ucaginga sha. Aho kugira ngo umuriro ujye mukajya ugabanyuka. Mujya mubibona? Mujya mubibona ra? Nutereta uwo mukobwa ukabona umuriro bambe nucaginga telefone. Ukabona umuriro uri kugabanuka kurusha uko ujyamo. Uzamenye ngo uwo mukobwa ntanita pendo. Uzamenye ngo uwo muntu uri shadibu. Murakoze cyane.